Muraho neza nshuti z'imigani iryoshye. Tugiye kubagezaho umugani nyarwanda ugira uti bakame n'impyisi. Muri iyi video uyu mugani turawukuramo amasomo menshi harimo ubwenge n'intwari ikomeye kuruta imbaraga, kwihangana no gutegura ejo hazaza, kwiyubakira umutekano w'ibyo utunze, kwiyubaha no kutagambirira ikibi ku bandi, kubona icyo ushaka bisaba imbaraga n'ubwenge bwite, ibyo dushaka byose si byiza, ibyo bikumvikanisha ko ubushishozi bukenewe, kwita ku bushuti no kutagambanira inshuti. Hano ku migani iryoshye, niba uri mushya ukaba utarakora subscribe, yikore ukande ku nzogera kugira ngo ukurikire inkuru z'ubuhanga ziri muri iyi migani. Waduha n'igitekerezo cyawe muri comment. Kurikira umugani witwa bakame n'impyisi. Kera bakame yacuditse n'impyisi biranywana, birabana bishyira kera. Ariko bakame ikabazwa nuko impyisi yirusha ubukungu. Bukeye bakame ibwira impyisi iti, reka ducuruzemo, ubukungu bwawe burushaho kwiyongera, ndetse ungurize ibintu byo gutangiza, nzajye nkungukira. Impyisi irabyemera, bitangira gucuruza impu, zimaze kugwira bijya kuzicuruza mu mahanga, inyungu ikabikwa kwa bakame. Bakame imaze gukungahara irirwaza, bwa bucuruzi burahagarara, ariko impyisi ntiyabyitaho. Hashize iminsi bakame irazinduka no kwa mpyisi iti, yemwe abo kwa mpyisi mwaramutseho? Impyisi iti, bwakeye baka. Bakame irihangana irarikocora iti, nta miramukire yanjye, baraye baducucuye, badusahuye ntibadusigira na busa. Ubwo impyisi igwa mu kantu, mbese isa n'ikubiswe n'inkuba. Bakame ibonye ko impyisi ibuze aho irigitira, irayishukashuka yibwira ko izabiyishyura. Bakame iragenda ifukura icyuzi yororeramo amafi, amaze gukura ikajya ijya kurobayo yirira. Hashize ukwezi impyisi ijya kwishyuza bakame ibintu byayo. Bakame iyakira neza, yikoza munsi y'urugo, iroba amafi 10, iraza irayateka, iyavanamo umufu uryoshye cyane, maze yegereza impyisi. Mu mwanya muto impyisi birakomba imbehe, irangije iti, mbese shahu baka, ibi bintu biryoshye bitya ubikura he? Bakame irahaguruka ijya kuyereka cya cyuzi cyayo cy'amafi, iti, ugenda ufukure nk'iki amafi azimezamo. Wari ukisi igeze imuhira sinakubwira ukuntu yarimbaguye umusozi mu mwanya muto. Imaze kuyoboramo amazi itegereza ko amafi yazamo iraheba. Nibwo yagiye kwa bakame yirakariye cyane. Igezeyo bakame yisomya ku nkangaza y'akataraboneka, kwibuka icyari cyayizinduye biragatabwa. Imaze kuryoherwa cyane iti, mama we, ibise byo wabikuye he? Ukagira rwa rutoki rwose ukabura inzoga y'ubuki? Hosha igenda utemagure za sina zose, amakakama azivuyemo uyashyire mu kibindi, amaremo ibyumweru 3, maze uzasomeho wiyumvire. Impyisi iragenda ibigenza uko bakame yayibwiye. Ibyumweru 3 bishize igotomeraho, maze ururimi rurababuka, inkanka ziratenguka, umujinya urayica. Ifata umufuka no kwa bakame ntiyasuhuza, ihita igafata igashyira muri wa mufuka ngo ujye kukaroha mu manga. Igeze mu nzira yibuka ko yibagiwe urujigo rwayo kwa bakame, iratura isubira inyuma yiruka. Ingeragere iza kunyura hafi y'uwo mufuka. Bakame iti, uraho ngeragere? Iti, uracyabaho baka? Ese urakora iki muri uwo mufuka shaho baka? Bakame iti, ntiwamenya ibyanjye, ubu bashyize muri iyi ngobyi ngo bajye kunyimika, njye ntegeka utunyamaswa turi hariya hakurya, nicyo gituma bagiye bampetse. Nyamara simbishaka, ariko ntibabyumva. Ingeragere iti, shyuhuhu, ukivutsa umugisha nk'uwo, reka nigiremo niba utabishaka. Bakame ibanza kwangira, nyuma iti, ngaho jyamo, ariko nawe urampemba. Ingeragere ihambura wa mufuka ivanamo bakame, maze iwinagamo. Bakame si ukukanira, iradanangira, irangije iti, ngiye kuguteguriza. Muri ako kanya impyisi biraje, ibatura umufuka ngo girigirigiri. Igeze hirya iti, ariko noneho ko biremereye cyane, iyi nkenyeriye iki? Ay'ubusa ariko ndakuroha, dore igihe wambeshyeye. Ingeragere ngo ibyumve iti,
reka Impyisi sindi Bakame, shyira hasi nigendere. Iraboroga cyane ariko Impyisi ntibyumve, ahubwo ikayisubiza ngo dore aho wambeshyeye, ubwenge bwawe ndabuzi, umunsi ntarengwa n'uyu. Iragenda no mu manga ngo po, ingeragere iniha rimwe gusa, igera mu kabande itakirashya. Impyisi itaha yizeye ko igiye kwirira ya mafi ya Bakame no kwinywera ya nzoga y'ubuki. Ku mugoroba ntitarabukiyeyo, isanga ka Bakame kidondoritse ku nkombe y'icyuzi cy'amafi yako kararoba. Bihehe igihingukaho, Bakame iba yayibonye. Bakame iti warukisi ntunyegere, ntabwo abatarapfa nkawe bagomba kwegera abavuye ikuzimu nkanjye. Impyisi irumirwa, igira ngo koko Bakame yazutse, ishya ubwoba itekereje ko wenda ihamya aho yapfa. Irirukanka irahunga, izinukwa ityo kuzongera kwikorereza Bakame no gucudika nayo. Sinjye wahera, hahera umugani. Niba uri mushya ukaba utarakora subscribe, yikore ukande ku nzogera kugira ngo ukurikire inkuru z'ubuhanga ziri muri iyi migani. Waduha n'igitekerezo cyawe muri comment. Uyu mugani werekana ubuhanga bwa Bakame no kwigengesera ku ruhande rumwe, ndetse n'ubuswa n'ubusambo bw'Impyisi ku rundi ruhande. Dore inyigisho ziyukubiyemo kandi zifatika mu buzima bwa buri munsi. Inyigisho ya mbere: ubwenge ni intwaro ikomeye kuruta imbaraga. Bakame nubwo idafite imbaraga nk'izi Impyisi, yifashisha ubwenge bwayo kugira ngo iramire ubuzima bwayo ndetse inunguke mu buryo butekanye. Inyigisho dukuramo: mu buzima, ubwenge, ubushishozi n'ubushakashatsi bifite agaciro kanini kurusha kwishingikiriza imbaraga gusa. Twirinde ibikorwa byo kwihutira gukoresha ingufu zidafite igenamigambi. Inyigisho ya kabiri: kwihangana no gutegura ejo hazaza. Bakame yakoze neza igatekereza ku nyungu z'ejo hazaza. Yagize ubwitonzi bwo gukungahaza icyuzi cyayo no kugitegura ngo kizamufashe mu gihe kizaza, kandi ntiyicwa n'umujinya w'Impyisi. Inyigisho dukuramo: mbere yo kugira icyo ukoresha umutungo wawe cyangwa gufata icyemezo gikomeye, banza utegure neza uko uzabaho mu bihe bizaza. Kwiyubakira umusingi bizagufasha kurwanya ibyago. Inyigisho ya gatatu: kwiyubakira umutekano w'ibyo utunze. Impyisi yifuzaga kugera ku nyungu byihuse, ariko ntiyigeze ishyiraho uburyo bwo kwiteganyiriza, ahubwo yashukwaga n'ibyo Bakame yayibwiraga. Inyigisho dukuramo: mu buzima ni ngombwa kwirinda kwishingikiriza ku bandi cyangwa gushukika ngo urashaka gukira vuba. Ni ngombwa gushyira imbere umutekano w'ibyo utunze ukirinda uburangare. Inyigisho ya kane: kwiyubaha no kutagambirira ikibi ku bandi. Impyisi yashyiraga imbere guhendana na Bakame no gushaka gukoresha amayeri ngo imufatire ibyo yibwiraga ko ari ubukungu bwe. Inyigisho dukuramo: mu buzima, kwiyubaha no kugira ubumuntu ni ingenzi. Ugambiriye ikibi ku bandi akenshi birangira nawe bimukururiye akaga. Inyigisho ya gatanu: kubona icyo ushaka bisaba imbaraga n'ubwenge bwite. Impyisi yagushijwe mu mutego inshuro nyinshi kubera yifuzaga ibintu byoroshye, itajya ishyiraho umuhate wo gukora ubwayo nk'uko Bakame yabigenzaga. Inyigisho dukuramo: kugira ngo ugere ku ntego zawe ugomba gukora cyane, gutegura no kugira umwete wo gushakira ibisubizo muri wowe ubwawe. Inyigisho ya gatandatu: ibyo dushaka byose si byiza, byumvikanisha ko ubushishozi bukenewe. Iyo Impyisi yumvaga ishutswe n'amafi cyangwa inzoga y'ubuki, yahitaga ihubuka ikabyirukaho idashishoje. Byayishyize mu kaga ko gutakaza byose. Inyigisho dukuramo: ntukemere ibyo ubonye byose cyangwa ugire ikintu cyose wifuza udashishoje. Ibintu byose bigira ingaruka kandi bikwiye gutekerezwaho mbere yo kubyinjiramo. Inyigisho ya karindwi: kwita ku bushuti no kutagambanira inshuti. Bakame yacuditse n'Impyisi, ariko bigaragara ko Impyisi yitwaraga nabi kandi itamwitayeho, igahora igambiriye
gushaka kumukoresha nabi. Inyigisho dukuramo: abantu twita inshuti bagomba kuba abo twizeye, kandi tugomba kububaha no kubitaho. Ugambanira inshuti cyangwa ugakoresha abandi nabi, akenshi birangira nawe bikugarutseho nabi. Uyu mugani uduha isomo ry'uko mu buzima tugomba kuba abanyabwenge, tugashishoza kandi tukamenya kubana neza n'abandi, ariko nanone tukirinda abashukana n'abagambirira ikibi ku bandi. Ugomba kwita ku bushobozi bwawe, ukwirinda guhubukira ibintu byoroshye, kandi ugaharanira icyatuma ubuzima bwawe burushaho kuba bwiza. Murakoze.